ndabashimiye ko munteze amatwi. Ariko susibye ko imburuburu zitumva incyuro murabona mwese mwari gukwira muri kiriya kidarazo. Ugize ngo kuba Irene yakoresheje uko mukaba muziranye bivuze ko mwagurukana umurego nk'uya saa 11 n'imiryango yanyu yose. Mwaratumiwe se? Mwaratwereye se? Uwazanirene yavuga ko muziranye amaso ku maso se? Igisubizo ni oya. Ayo namwe mu magambo abashinzwe umutekano mu bukwe bwa Irene babwiraga bamwe mu bari bitabiriye nyuma yo kubona bari buzuye tete cyangwa se kidarazo cyari kirimo abageni n'abatumirwa ari bo bake kurusha bari basigaye hanze yaho ubukwe bwabereye. No kuvuga ngo bari baje batatumiwe mu bukwe barutaga buzuye tente bari baje batumiwe kandi abatari batumiwe ni bari bambaye neza kurusha batumiwe. Umuntu ngo baramubaza ngo ko waje mu bukwe batumiwe ngo oya nanjye ndi mu YouTube, undi ngo twakoranye televiziyo, undi ngo turaganira kuri Instagram. Boga ariwe nyuma yo kwitabira ubukwe bwa Irene ngo ntabwo akiri igikoko ahubwo ngo yabaye urukoko. Bamwe bati yagaragaje inzara y'imyaka 25 kandi afite 21 ngo ibyiwe byabaye nka wa mukinnyi. Ngo ari umukinnyi wakiraga mu Rwanda ajya gukora test ku mugabane w'Uburayi. Agezeyo ngo bamusangamo inzara y'imyaka 30 kandi afite 25. Boga aratubundi yo witabiriye ubukwe ugomba kumanza kuryiga. Ubundi ukaryigongora nyuma. Ati naheruka gutapfunita ko nkiri mu biryigogo mu marangi gasubiremo ako kana none reka nditapfune ku buryo ndi bubone uburyo mbwira abantu ngo bankundisha abandi. Bamwe muri comment bati nyamara Roxy yabibonye kwinda atari yo guhahirwa ahubwo ari yo guhingira. Bamwe bakimara kubona ukuntu amirita ko ry'inkoko nkumi akaniri k'ibicurane base batangira kuvuga ngo buri yakunda kurya batari ko se ibyo arya bijyahe. Abandi bati nubwo bavuze ngo umudiho uva mwitako ahangaha itako riri kuva mu mudiho. Abogari wati byo muvuga simbyitayeho ubundi kugatentire k'umutuku nka ka gisupusupu. Ati ninjye musore mwiza waje mu bukwe bwa Irene ubwiza burandembeje ndi kumva ntangiye kwiryiga. Nubwo bariye bagahaga ariko bamwe ngo bababajwe nuko inda zababanye ntoya kandi ngo bagira n'isoni ryo kubipfunyika ngo babicyure. Batizi kuva mu buko bahekenya ugunyama gw'inkoko wanahaze wadubaraye wagera mu rugo ugasanga batetse umutsima w'ibigori cyangwa umutsima w'imyumbati wakomeye wakanyare nk'amazirano cyo mu meshi. Batisha buri ndabyanga. Naho mu rusimero ryo nyuma yo kubona ko The Ben yasohoreye muri Genizi nawe yahise asohorera mu bukwe bwa Irene. Bamwe mu basaza bitabira ubukwe bo bakuriye ingofero umwana wavuga amazina y'inka bati ni gute umwana nk'uyu nguyu yavuga amazina y'inka kurusha abasogokuru bacu babayeho ku ngoma ya cyami. Ikindi cyatunguye abantu nukubona Idrissa Kuyate nako Idrissa Uwedera wogo yaje mu bukwe bwa Irene wenyine kandi Irene ari wamushingiye. Bamwe bati wa mukobwa subu yabuze tikera cyangwa wenda baratandukanye. Ubu abantu baracyari mu rujijo nubwo abantu bavuze gutya ariko Dorcas na Vesti nabo bakoze aka video wifuriza muri Irene ubukwe bwiza kandi banishimye bameze nkaho nta kibazo na kimwe bafitanye. Ubukwe bwa Irene bwasize ibisigisigi byinshi gusa byinshi muri byo byavugaga ku mirire n'iminywere. Bwari ubukwe ngo butangaje burimo ikintu cyitwa igiporezo ndetse n'icyo kunywa ku buryo buri muntu wese wabashije kubwinjiramo yabashije kurya kandi agahaga yewe n'uwabashije gupfunyika utaragize isoni ngo yabaga yapfunyika akabicyura. Abari bifuje kuzamo bo cyari cya yose gusa ntago bose bari kuza mu bukwe ngo babone aho bicara kubera ko ngo bari hanze yahabereye ubukwe bari benshi cyane bendaga gusumba abari bari mu bukwe imbere. Bruce Melody yageze ku ruzitiro ubundi afata abafana bose bari bahari arabasuhuza arababwira ngo uyu munsi habaye ubukwe bwa Murinda habi Irene wangu ni muserebure ni mwinaga hejuru twishime kuko Irene yarongoye yakoze igikorwa cya kigabo. Irene nawe byatunguye abantu nukuntu yaririmbiye umugore we abantu benshi bikabatungura. Nta muntu wakekaga ko Irene azi kuririmba kuriya gusa benshi byarabatunguye kuba naririmbira umugore we ndetse akanahogoza. Abantu bati burya abantu babibitse impano abantu benshi batabizi. Irene yararirimbye ubundi arahogoza bari baraho barumirwa baravuga bati se burya Irene azi kuririmba gutya. Yunzemo muri abamuririmbiye barimo Bruce Melody ndetse na Neo Bosco. Umuhanzi w'icyamamara akaba n'umunyamakuru akaba n'umupromoter uteye ubwoba yitwa Uncle Austin. Austin nawe yaje mu ikote ry'umweru n'ishati igiye gusa nka kake yitabira ubukwe bwa Irene nk'umwe mu banyacyubahiro bakomeye. Ubundi bamuha abakobwa bizungereza barabashinzwe protocole baramuherekeza bamugeza mu byicaro bye. Keke yateguwe mu bukwe bwa Murinda habi Irene nayo yarindwaga mubi wabonaga byibuze ingana n'inkuta zakubaka icyumba. Iyi keke ubwayo ishobora kuba yakoresha ubukwe bw'abantu 10 bo mu cyaro kandi bukagenda neza bakanywa bakanarya bagahaga.
mu gatimba keza ndetse na Murindahabi mu ikote ryiza, ubwo n'umutambukanyi we bigiye imbere bakata keke, barasatura babwira abantu bati nimuze murye, muze murye kandi nyuma yo kurya munanywe, iwacu nta kihabuze, urugo rwacu ruragendwa kandi urugo rwacu ntirusaba umunyu. Ubundi keke barayisatura kuntu yari idekoye neza cyane, binavuga ko umuntu wateguriye keke ngo ashobora kuba yarabaciye amafaranga menshi agera muri miliyoni na miliyoni, kuko keke ubwayo wabonaga nabyo ari ibindi. Mu gihe hari abakoresha ubukwe ukabona bazanye keke nk'iyo kuri birthday, keke yakoresheje kwa Murindahabi iyo ngo byari ibindi, ntabwo ariyo kuvugwaho uko umuntu yiboneye kose. Mwibutse uko nta handi hantu wizeye wakura umukunzi, yaba umunyarwanda cyangwa umudiaspora, usibye ku rubuga rwitwa kundwa.com. Uru ni urubuga ruba ruriho abantu bose b'ingeri zose, b'abanyarwanda cyangwa abadiaspora, abakobwa beza bateye neza b'ibibuno. Ujyaho ubundi ukiboneraho umukunzi ku buntu. Uru ni urubuga ruzaguha umukunzi utari umupiratano, kubera ko hari igihe basabaga pasi bagaguha pasi y'umuntu bamaze kujogonyora baramazemo uburyohe, ariko guhera kuri aka kangiye kwibonera umukunzi witoranyirije. Umukobwa ajya kuri uru rubuga agashyiraho imyirondoro ye n'amafoto ye, ubundi umusore akaza yamushima akamutwara, kandi uwo musore uje kuri uru rubuga yishyura amafaranga 2,000 kugira ngo yiregistere. Naho umukobwa we ni ubuntu. Nta handi wakura umukunzi rero usibye kuri kundwa.com. Nuze gucikwa kuko abarenga 1,000 bamaze kuhabonera abakunzi, ndetse hariho n'ababanye babikesha urubuga rwitwa kundwa.com. Iyandikisha hakiri kare ubundi wibonera umukunzi mu bambere. Urajya kuri Google wandikamo ngo wa_kundwa.com, ubundi uhite winjiramo wisangiramo abakobwa bateye neza n'abasore bateye neza kandi basa neza, maze inzozi zawe zo gutunga umukunzi mwiza wihitiyemo ziba impamo. Umwana wa Irene, imfura ya Irene, ni umwe mu bari bitabira ubukwe bwa Murindahabi Irene ndetse n'umudamu we Liliane. Bamwe batise ko turi kubona umwana ntitubone mama we, gusa nubwo abantu batabonye mama we ariko byibuze umwana yari yishimye kandi yanifurije papa we urugo ruhire. Umwana uvuga neza, usa neza, ufite ikinyabupfura kandi uzi gusobanura ibintu akantu ku kandi, ku buryo bigaragaza ko yarezwe neza. Yari yitabira ubukwe bwa Irene, abantu bati burya Irene arabyiruye. Hari abantu bajya bagira ipfunwe bakavuga ngo ubwo nabyaye ngo sinabona uwo dukundana, ngo sinashaka umugore, sinashaka umugabo. Ariko byibuze Irene Murindahabi ni urugero rwiza rw'uko niba warabyayeho utagomba kwiheba, ahubwo ugomba gukora cyane. N'ubundi wagukunda yanagukundira umwana. Irene yazanye umwana we amwereka uwo bagiye gushakana, aramubwira ati uyu nguyu ni umukobwa wanjye, ugomba kumukunda nk'uko wankunze. Ubundi abari aho nabo barabyishimira cyane, ibintu biba byiza cyane. Nubwo hari ababifata akasakire ko kuba warabyaye ugashaka, gusa ku gitsina gabo nta kibazo, kubera ko abagabo baba bashoboye gushaka, agashakira urugo rwe, agashakira umwana we, kandi ibintu bikajya mu buryo neza. Bivugwa ko rero Irene ubu ngubu yamaze kuba umugabo neza wo witwa Liliane, abandi bagira ahandi bashakishiriza, kuko ubu Irene bamutwaye. Bruce Melody nk'uko byari byitezwe, nawe yitabira ubukwe bwa Irene aramunirimbira. Ubundi bivugwa ko umwe mu nshuti za hafi za Bruce Melody wanamurwanya igihe ibitangazamakuru byose byari byamuvuyeho ni Irene Murindahabi. Ngo hari igihe kigeze kugira Bruce Melody abantu bose hafi ya bose bamuvaho, baramutererana, ariko ngo Murindahabi aramutabara, amukura mu menyo y'abasetsi, amugira umuntu udasanzwe. Ariyo mpamvu Bruce Melody ngo ahora amushimira, ahora avuga ati ikintu cya mbere ni umuvandimwe Irene, kubera ko nta kintu na kimwe cyambuza kujya mu bukwe bwe cyangwa kwitabira ikirori cye cyangwa kumwima interview, kubera ko yaramfashije cyane. Ubu Bruce Melody ni umwe mu bahanzi mu gihugu bubashywe, bitari ukubahwa gusa, ahubwo unagombwa icyubahiro n'abafana, kuko urebye bamufana n'umubare mwinshi wa bafana amaze gukora, biragoye ko wapfa kuvuga izina ry'uko wiboneye. Ni izina rinini cyane muri imyidagaduro, ndetse abenshi baramufata nk'icyitegererezo, bakanamufata nk'umuntu udasanzwe, usibye wenda baba basuzugura. Naho ubundi Bruce Melody muri uruganda rw'imyidagaduro ni umuntu udasanzwe, ni igitangaza. Uko abantu bamufata nk'igitangaza, nawe niko abizi, kubera ko nawe ubwe ariyumva kandi akaniyemera, ku buryo wumva hageze avuga ngo ninjye muhanzi wa mbere mu Rwanda 001. Melody ati ndi 001, nta wampiga, nta n'uwancaho. Abo bahanzi banyu hafi ya bose ni abanebwe,
nta kintu bankoraho. Inkuru yaciye mu matwi y'abantu kenshi cyane nukuntu Bogari yatamiraga ibiryo. Ubundi Bogari yitwa Cedric. Uyu mwana akunze kwiberaho mu buzima bwo kugenda mu bastari abakama interview kugira ngo yiteze imbere bamukundisha abantu bamwitkanishe. Abantu bibagije uburyo yisagera kwa Irene baratungurwa, ariko nyamara nango ari yatumiwe. Bamwe bati Bogari yafashe ubukwe bwa Irene arabushimuta bugira ubwe. Urebye video zagiye zikwirakwizwa biragoye kubona undi muntu washimusa ubukwe bwa Irene kurusha Bogari, kubera ko Bogari ni wavuzwe cyane. Ugende ku tu video yagenda gashyira hanze ubwe, ukagenda kuri video bagendaga bamufata bagashyira hanze, ubukwe bwa Irene asa n'uwari wabushimuse yitwa Bogari. Ati azagera kongera kuvuga ko ntari Bogari. Abahakana ko ndi umusitari sinzi aho babikura kubera ko ndi icyamamare. Niba nshobora kujya mu bukwe bwa Irene burimo abantu bangana kuriya nkakora inkuru, imitwe y'inkuru ikanyandika, amafoto yanjye n'amavideo yanjye bigakwirakwira, ni gute umbwira ngo nago ndi umusitari? Ubu Bogari afite content igoye kumenyekanisha intara. Arasaba abakire bose kumufasha, bakamufasha kumenyekanisha intara, bakazana ibikorwa byabo akabyamamaza mu ntara zose zaho yagiyemo. Aranashimira abakire bagiye bamutera inkunga kugira ngo amenyekanishe intara. Noneho ngo aho bigeze akeneye inkunga zanyu cyane kurenza uko mwe mubitekereza, kubera ko akeneye imodoka ajyana mu kumenyekanisha intara. Ntabwo icyamamara abantu bazi ibyana byose ngo byasariye gifite ubwiza ngo buhebuje burenze ubw'abandi basore b'i Kigali cyazajya kigenda n'amaguru muri content yo kumenyekanisha intara. Niyo mpamvu ababishoboye ngo bashobora kumufasha akabona amafaranga, kandi si ukubona amafaranga gusa, kubera ko nawe yabamamamariza ibikorwa byabo bikamenyekana, abantu bakamumenya kandi bakamukunda cyane. Uwitwa Isemubi ati njya mbura ukuntu mburanira uwitwa Yowe Bogari. Ati nk'aba ari we wamuburanira gute? Ati reba ukuntu arya, ureba ukuntu anywa, wagira ngo afite inzara imara imyaka 25. Uyu mwana wamuburanira gute? Ati umwana twarabyirukanye, twarakuranye muri showbiz, twarakuranye turabyirukana, ariko kubona uko muburanira hari igihe nanjye mbura ingingo nimwe yandengera igihe ndi kumuburanira. Ati reba ukuntu ari kujundika nta kintu yitayeho, nyamara yakariye gake. Ari gucuranwa nande? Hari umuntu bari gusangira ngo wenda bari gucuranwa? Ibyo ko byari bihari ku bwinshi, yabaga ari gucuranwa nande? Mobi ati ntago wabona ukuntu uburanira Bogari biragoye. Ati reba ukuntu arobyayo, ureba ukuntu arya, uvuge ngo uyu muntu iyi nda wazayihahira. Ati naho Roxana nawe yari yaragowe. Bamwe bati Bogari nta kindi yashakaga kuko nubundi biryi warabibona, ahubwo yishagiraga content no kugira ngo bamuvugeho. Ubundi kimwe mu bintu bifasha ibyamamare nuko ahantu hose ugiye hakora inkuru. Iyo ugiye ikora imitwe y'inkuru nyinshi bifasha izina ryawe kuzamuka, abatari bakuzi bakakumenya, ndetse n'abakwitiranyaga bakagufata nk'akantu gaciriritse batangira kuguha attention. Kandi iyo wabonye attention mu bantu ni kugenda ukura, ibiraka byawe bikagenda byiyongera mu kwamamaza. Nimba abantu benshi bakuvuzeho ugasanga izina ryawe rikugenda rikoreka, abantu benshi bakabyitaho, bigatuma hari imirongo yindi ugeraho utari usanzwe uri bugereho iyo batakuvuga. Niyo mpamvu kuba byibuze yarakoze izina muri bwa bukwe bwa Irene, hari abantu bari bamuzi ariko batazi ko ari icyamamare, bahise batangira kumwubaha, batangira no kumuha credit nk'umuntu urenze nta numwe wabitekerezaga. Ubundi iyo wagiye mu bukwe nka buriya uba ugomba kwigaragaza. Irene n'umugore we baragiye barasezerana, abantu baravuga bati ubu ni ubukwe bw'ikanasi, ubukwe bw'ahangaha gusa. Urebye bari bitabiriye ubukwe, uburyo bishimye bakizihirwa, bakarya bakanywa, byagaragaye ko burya showbiz zo mu mafaranga. Bamwe bati views twamuhaye nizo zivuyemo ibintu byose. Abenshi bati natwe turafungura amacano, bati niba cyane ishobora kugabura abantu gungana gutya igakoresha ubukwe bungana gutya, ni kigaragaza ko YouTube irimo amafaranga. Abenshi bavuye bahita bafata umugambi wo kufungura channel. Gusa ababivuga baribeshaga kuko muri Ndahabi ntaga amafaranga yakuye muri channel, ahubwo agiye afite ibindi bikorwa byinshi nk'ibiraka byo kwamamaza izindi business. Ariko kandi bamwe mu bamuhaye amafaranga menshi ni Dorcas na Vestina, akiba managinga ibitaramo byose bakoraga, bivuga ko yabikuragamo amafaranga, ubundi amafaranga akayabyaza umusaruro, bigatuma n'izindi channel zizamukiraho. Abari bari mu bukwe, mu bari bitabiye ubukwe harimo witwa Benovio. Benovio ngo yarariye, ngo nubwa mbere yageze mu bukwe akarya ibiryo bingana kuriya, kandi nyamara ubukwe atari nubwo inshuti ye ya hafi cyane.
ubundi bivuga ko iyo bagiye mu bukwe nk'umuvumvyi nta nshingano bufitemo, utambariye umugeni wowe icyakujyanye ari ukuvumba gusa, icyo gihe ngo urarya ugahaga kandi ukavumarara kubera ko nta yindi ntego uba ufite. Ubukwe buba ari ubwa babiri bagomba gutekereza ukuntu abantu bagiye kuva aho ngaho bo bagajya kwisana mu buriri. Namwe ikibakurikiye gitegerejwe kuri mwebwe ari ikigendanye no kurya no kunywa, ubundi ubukwe bwarangira mukitahira. Nubwo ubukwe bwagenda nabi, abaje kunywa no kurya bo ntacyo biba bibabwiye. Inkindi Aisha yari yabereye mu bukwe bwa Irene, ariko bigaragara ko amwishimiye, anabwira abantu kuvanaho ubugambo bari bamushizeho. Fari Merci, Rwajurigani n'abandi bagiye batandukanye barimo Kimenyi ni bamwe mu bitabiriye. Uwitwa Kari 250 yaravuze ati nanjye ngomba gufata kuri iyi nyama kubera ko ndi umuboroga, kandi burya mu nshingano z'umuboroga harimo kwitabira ibitaramo nk'ibi ngibi cyangwa se ubukwe nk'ubu ngubu kugira ngo ndebe wagwani nanjye nigireho. Kimwe mu bituma abantu bitabira ubukwe suko bagiye kuvumba gusa, ahubwo bagiye kuvumba n'amasomo kugira ngo bafate isomo. Agapromota ati bukore nanjye narabukoze, ariko byibuze ubwa Irene wabonaga bufite icyo busumbyaho ubwa Agapromota bitewe n'abantu bingira akamaro cyane babujemo. Ibaze nawe gukoresha ubukwe Bamporiki Edouard Tuzo wabaye umuyobozi ukomeye mu gihugu, akanaba umuhanzi ukomeye mu gihugu mu makinamico, akabyitabira nk'ibyo bidahagije, akaza bikavuga ko ari umuntu wagusabiye. Imyambaro bari bamaye mu bukwe wabonaga neza wagira ngo bamwe n'abasirikare abandi n'abajepe, mu mabara meza, abarimo Sam wo muri Zodi Comedy, Bakimenyi ba Nasri n'abandi bari baberewe baje mu rukwe bwa Murindahabi Irene. Bivuga ko ari ubukwe bwatwaye akayabo k'amafaranga menshi, kama miliyoni y'amafaranga menshi, ariko kandi si ugutwara akayabo kama miliyoni menshi, ahubwo ni n'ubukwe bwari buteguye neza cyane. Babwitabiye, barariye, bararya, baranywa, kandi ntawe bahagaze hejuru. Binavugwa ko ari bwo bukwe buri muntu wese wabwitabiriye avuga ko ari bwo bukwe abashije kuryamo ibintu byinshi cyane, kandi akabirya ntawe umuhagaze hejuru. Urebye bari babwitabiriye, abasore n'inkumi, abasore b'ibikwerere n'inkumi z'ibiduruduru, wahita uvuga ngo itegeko bashizeho muri Kongo ryo gufata abantu batari bashyingiranwa kandi bakuze kandi bafite n'ubushobozi bakabakubita cyangwa bakabafunga, no mu Rwanda ryakahaje. Reba abasore n'inkumi bari gupfa ubusa we, reba abantu bari kubona amafaranga bakayapfusha ubusa aho bagashatse, ugasanga bibire mu tundi tuntu tudafututse. Rero ngo ari amafaranga urubyiruko rufite bagomba kuyashakamo ingo bagatunganirwa. Gusa muri showbiz ho gushaka no kwitonda, kubera ko divorce muri showbiz ziri kuvuza ubuhuha. Biragoye kubona ingo 5 zashingiranywe muri showbiz ngo zimara imyaka 5 zibana. Mu ngo 5 zishingwa muri showbiz 2 cyangwa 3 zirasenyuka. Uti ni kubera iki? Umudiaspora araza gakunda umukobwa wo mu Rwanda, yamara kumukunda akifuza kumurongora, nyamara uwo mukobwa hari udungu yirirwa yirwanarwa ku Kigali, yaradukunze nato twaramukunze, yabona uwo mudiaspora gatashidukira hejuru, ariko ibintu bikaza gupfira hamwe. Nibyo koko barashakana pe, akamwereka ko amukunze kandi atamukunze, akanamwereka ko amushaka kandi atamushaka, akanemera bagashakana, ariko nyuma hagati haba ikintu kimwe. Iyo umukobwa amaze kugera mu rugo, twa dusore bacataga barakomeza bagacata, abo baganiraga barakomeza bakaganira, noneho nyuma bikaza kurangira atakiyumvamo uwo mugabo we, bitewe nuko icyo yashakaga arakibonye. Amafaranga yarayabonye, ibyo kurya ararya neza, imitungo arayifite, amamodoka yarabonye n'inzu yarabonye, agahita ajya muri systeme zigendanye na gatanya. Ahita avuga ngo tujye muri gatanya, ngo nta kintu na kimwe cyatuma tubana kubera ko nifitiye abandi nkunda, reka ntandukane nawe, ubundi nisangira agasore nakunze cyangwa agasore kankunze kuva mu myaka yacu tukiri bato. Ubundi umukobwa akabagiye atyo, umukobwa wararutse akajya gusambana rimwe cyangwa akajya mu rundi rugo inshuro imwe, agenda agiye ntagaruka. Bivugwa ko ingo nyinshi z'abadiaspora zikunze gusenyuka kubera iyo mpamvu, atari uko abagabo badashoboye kubaka, ahubwo ari uko umukobwa cyangwa umuhungu bakundanye yamuryaryaga ataramukundaga neza. Yaba ataragukundaga, yamara kubona amafaranga yashakaga, yamara kugera mu mitungo yawe ayihaze, akumva yishakira bwa buzima bw'agasore gato bangana. Abadiaspora ngo bakunze gushaka ari bakuru, akaba yajya muri Amerika, muri Canada, mu Bufaransa cyangwa mu bindi bihugu by'amahanga, akihiringa agashaka amafaranga, yamara kuyabona
ku myaka ye y'ubukure nka 35 40, akaza gishakira agakobwa kakiri gatoya ko mu Rwanda gafite nk'imyaka 20 21 n'ibiri gutyo kuzamura, kagifite amaraso ashushe, nako nikamwangira kuko kaba kabona ubushobozi afite, kamara kugera mu rugo rwe kagatangira kumusuzugura. Iyo gatangiye kumusuzugura ntago kaba gashaka ko batandukana, ahubwo akaba gashaka ko ubwe abona ko gadashobotse, agatangira kubwira inshuti ze, ubwo impamvu ya divorce kabirabonetse, ubundi kagahita kisangira agasore kakunze. Bagahita bagabana imitungo, bamara kugabana imitungo, umugabo atwara 1/2 n'umugore agatwara 1/2. Nimba bafite inzu bakayisaturamo kabiri, umwe agatwara wenda 200,000 n'undi 200,000. Bamara kuzijyana, wa mukobwa yamara kugera yajya agahita ajya kwishakira umusore nawe atereta. Ibaza ukuntu ubuzima bugoye. Tandukanye n'umugabo ahise ashaka agasore akunda yiteretera, bahise babana. Nk'ibyo bidahagije, yamara kubona nk'ako gasore nako gasanga gafite undi mukobwa bakundana, uwo mukobwa yarakazonze, kagahita kabangure kamanze njye kuri ibifaranga. Uwo mukobwa ashobora kuzatandukana n'umugabo we hamaze imyaka 10, ubwo azaba afite 30 bivuze ko nawe azaba cyangiye gukura no gukecura. Namara gukura no gukecura, ako gasore azaza gusanga nako kazaba kakirakana, azahita akabwira ngo vuba tujyana ubuzima. Ubundi nibabana gutyo, ako gasore nako nikamara kumumenya neza, kamaze kumumetiriza ko basezerana kandi bakagabana imitungo, nibamara kugabana imitungo, ako gasore nako karashaka kandi gakobwa gato y'akagenzi kako, baryana ubuzima gutyo. Ubundi mu ruherekane rwa showbiz hagakomeza kuba muzagatanya, ugasanga gatanya ziravuze wa buri munsi. Nta kindi kibitera ni ukutanyurwa, irari, n'abashakana badafitanye amakuru ahagije. Ugasanga ushatse umuntu utamufite amakuru ahagije, nawe atagufite amakuru ahagije, mwamara kugera mu rugo ibyanyu bikazamba. Washatse umuntu wabyaye utabizi, washatse umuntu warabyaye watabizi, washatse umuntu famiye ze zitakwemera, mwarabikoze mwibanga bakabona ku munota wa nyuma, mwagira muri famiye zanyu ntizibyemera. Wa mukobwa bahora bamujya mu matwi bakamubwira ngo ariko umuntu washatse imiryango yabo ntago twumvikana, ibyo wabo ntago tubizi, garuka mu rugo tugushakira undi mugabo. Reka tugushakira undi mugabo gutunga, uwo ngo ntago muzabana. Ubundi umugore bakagenda bakaforumata, kandi babimubwirana bakagenda abona ko ari byo, agahita ava mu rugo. Niyo mpamvu ingo nyinshi zo muri showbiz zikuze gusenyuka, abenshi barahubuka. Ugasanga hari umusore wakunze umukobwa muri showbiz, amukundiye kuba afite ikibuno, kandi nyamara icyo kibuno yarakibagishije. Yagira mu rugo kubera imiterere y'umubiri hinduka, yamara kubyara cya kibuno kikagenda cyangwa se kitagenda, ugasanga umubiri wose urabyibushye, uragisanze kiburijwemo. Cyamara kubizwamo, ubwindeho n'inyarwege tayari umudigi waje imbere. Iyo umugore yamaze kugira umudigi waje imbere, tayari ubwo biba byatangiye kuzambazamba, umugabo ahita atangira kumwiburamo neza neza akamwivanamo. Umugabo tayari yagiye kwishakira utundi dukobwa dutoya dufite amabuno, turyoshye, tugisharamye, tugaragara neza, atangiye kudusona kubera ko afite amafaranga. Aradusohokanye, bagiye kurya ubuzima Gisenyi, undi nawe asigaye agaramye i Kigali ngo ndi umugore w'umugabo. Bitaba ibyo, umugabo nawe agashaka umugore, wa mugore yashakaga amafaranga. Kimwe mu bintu byemeza igitsina gore na amafaranga. Umugore wabonye amafaranga nta kintu na kimwe kindi atakora, yanakubwira ko agukunda kandi atagukunda, akemera no kuryamana nawe atagukunze kubera ayo mafaranga. Ubundi mwamara gukora ibyo mukora agahita yigendera. Niyo mpamvu abastari mu gushaka abenshi bakunze gutinda ndetse bagashyiramo ubushishozi buhagije. Uzumva kenshi bavuga ngo ibyamamare bitinya gushaka, ngo kandi impamvu bitinya gushaka cyangwa bagatinda gushaka ngo nuko akenshi baba babona n'abakobwa cyane, cyangwa se w'umukobwa ugasanga abona n'abahungu cyane, akavuga se ngo mundi mu Rwanda ajya gushaka miki, mfite ibigabo nkura amafaranga, nakagiye mu rugo umugabo akayampa, none mfite umugabo uyankura, mfite abo nyakuraho, ndajya kuyashakira iki? Ibyo ngibyo bikaimbogamizi zo kuvuga ngo ntashake. Nyamara si ibyo abenshi batinya. Abenshi batinya ibibazo bahurira nabyo mu rushako. Reka turebere hamwe ingo nyinshi zagiye zisenyuka muri showbiz. Wari uzi ko Muyoboke yageze gushakaho se urugo rukamunanira? Wari uzi ko David Bayingana se urugo rwamunaniye? Urabyibuka ejo bundi se kuwitwa Platini urugo rwe nawe rwasenyutse? Urabizi neza se kuwitwa Shadibu nawe yarashatse urugo rukanga? Urabizi neza kuwitwa Pretty Queen cyangwa se witwa Yvette yarashatse nawe bikanga se? Urabizi ko Bruce Melody wihwiswa ko nawe ushobora kuba byaranze? Urabizi ko Kimenyi Yves ejo bundi yatandukanye n'umugore? Ibyamamare byinshi muri sinema cyangwa se muri uruganda rwa showbiz nyarwanda bakunze gutandukana n'abagore. Ubwo nitugiye mu bakinnyi b'umupira
bo no gutandukana n'abagore ngo rwarahiritse. Ba Makenzi bande bose ingo ziba zaragiye zisenyuka. Showbiz ngo mu gusenyagurika kw'ingo byabaye ibindi. Nabo rutarasenyuka ruzasenyuka. Waruzi ko Bijou se n'abanyuma yuko ashatse Lionel nawe ngo iby'urugo rwanze agatabivamo. Reba ko Vestina atashize n'amezi 2 gusa ashatse urugo narwo rwatse rusenyuka. Ni ukuvuga ngo showbiz yuzuyemo umwanda mu gusenyuka. Wagira ngo hari umuzimu ukunze gusenya ingo zo muri showbiz. Abantu benshi baba muri showbiz ari kandi batagirimo. Ugasanga umuntu uri gukora ibintu muri showbiz hari ibyo ari gukora ariko yirengagije ibindi. Niba ushobora gukunda n'umuntu muri showbiz ubizi neza ko mutazabana wamuretse akigendera hakiri kare, abenshi ntago babimenya. Abo tuvuze nabo zigeze gubakwa zigasenyuka. Uzababanye muri ghetto se bikarangira batandukanye. Reka tujye muri gahunda y'abantu hira abandi nabo mbababwire. Nduhira abandi wabayeho mu mateka y'umuziki nyarwanda cyangwa mu mateka ya showbiz nyarwanda yitwa Zaba Miss Dikoro. Zaba Miss Dikoro yakundanye n'uwitwa Rindi igihe kirekire. Abantu bari bazi ko bazabana nta n'uwakekaga ko batabana. Barabanye mu nzu bakurana ibintu byinshi igihe kinini, ariko Zaba ageze igihe akuramo ake karenge. Ubu Zaba ameze nk'uwaburi burengero ngo ashobora kuba yibera muri za Dubai. Zaba yatandukanye na Rinda bagitandukana yatangira gutetana n'uwitwa Christian bahita banibanira. Ubu Rinda abana na Christian nyamara igihe kinini ngo yaragikundanye na Zaba Miss Dikoro. Ubwo nuvuga ngo Zaba Miss Dikoro yakuyemo we kuko ni wavuga ngo kuri abakundanaga ntago baryamanaga cyangwa ntago babanaga, biragoye cyane. Kubera kurebye nk'imyenda babyukana mu gitondo bari gukora planka, imyenda yo mu biriri byari kuba byagorana ko batabanye. Ikindi kandi mu biganiro bajyanagamo n'ama interview bavuga ko bakundana kandi babana. Uwo Zaba ubwo abavuyeho hajyaho witwa Regis nawe yakundanye igihe kirekire na Miki, barakundana karahava, ariko kandi ngo Regis we n'induhira abandi Pro Max ntabwo ari nduhira abandi gusa, kubera ko ngo amaze gucikwa na batatu bamaze kwivana kuri Regis. Yitwa Miki yatandukanye na Regis ahita ashaka uwitwa Aga. Mbere yuko Miki kandi watandukana na Regis n'ubundi ngo yari afite umugabo, bivuze ko Regis yari amwambuye umugabo we ahita amufata nawe baramumupapura. Regis kandi yarongeye akundana n'uwitwa Queen byavuga ngo ko ari umumama w'abana 2 nizo n'ubundi amupapura Regis. Ubwo Regis bari baramucomotse. Arongera Regis ngo akundana n'uwitwa Mia bana mu nzu igihe kirekire. Mia ariko nawe ngo barongera barashwana bapfuye ngo abandi. Bivuga ko ngo Regis yongeye gukundana n'uwitwa Diane umwe wihakana mama we nawe ngo yakundanye na Regis igihe kirekire, niyo makuru agenda avugwa. Ubundi ngo bakundanye bagakorana n'amafilime nabo baratandukana. None ubu ngubu yatereye umukobwa ejo bundi vi abantu bakeka ko ari umugore agiye gushaka, nyamara ngo ishobora kuba ari content nayo, kubera ko Regis bwarakeye mu gitondo bahita baramukorana na content nkaho ibyo bidahagije. Izo content bakoranye aranaza uploadinga, bivuze ko afata content yakoranye n'uriya mukobwa bateranye ivi, yewe no gutera ivi ngo bishobora kuba byarabaye content ndetse ngo n'umurenge, kuko ubu ngubu iby'abantu gukora ama content gusa nubwo babana nk'umugore n'umugabo. Regis ngo yavuye mu cicyo cy'ingaragu yabaye umugabo, ariko abantu bitizamugora kuba waranyuze hejuru y'abakobwa 3 warangiza ugakiraho uwa kane ngo niwe mugiye kubana. Batura mukobwa bizagusaba imibare myinshi, bimusabe kwitonda no gukora ibintu birenze kandi bifite imbaraga kugira ngo abantu bamwiteho kandi bamuhe attention. Uriya mukobwa bamwe bataragowe, abandi bati agowe gutese. Ntabwo agowe, azarwubaka n'abandi barwubaka ntacyo bamurusha, azabana na Regis amahoro ahinde. Ingo z'iyi minsi kujya kurushinga muri showbiz no kwitonda, kubera ko harimo abasikama benshi. Hari abantu baba bashaka ubukwe bwawe ngo bakuryemo amafaranga. Nimba ari umukobwa bakurangiye ku nkwano uzatanga bazamuheho makeya. Avuga n'umukobwa amubwira ati ku nkwano azagwa cyangwa ku mafaranga azajya guha uzajyemo make. Umuhungu akakurangira umukunzi uri mu diaspora uba hanze, uwo mukunzi mama kwemeranya, uwo muhungu akamubwira ati ku mafaranga azajya kweza na kwezi 100 uzajyuma 20-30, nakoreza miliyoni uzajyuma 100 cyangwa desa. Akaba ari nk'umukomisiyoneri. Urwo ni rwo rukundo rwa showbiz rugezeho muri iki gihe. Abantu bagomba kwitonda, ntugakora ubukwe ngo nuko runaka yabukoze cyangwa ngo nuko runaka ashingiye ngo nawe ushingirwe, kubera ko bacumugana mu Kinyarwanda ngo uzitondeze hira bake. Ntabwo urugo rwa buri wese, hari n'abaremewe kuba single. Ntabwo abantu bose baremewe iterambere, hari abaremewe gukigingira bagagumya inyuma mu iterambere.
ntabwo abantu bose bagomba kugira ibitekerezo bimwe. Niyo mpamvu abashaka n'abashakwa baba bagomba kwitonda igihe batarishwa abo bagiye gushaka ko bazabana neza, bakamanza bakitonda, kuko urugo burya ni umugisha wahawe n'Imana, wahawe na Nyagasani Uhoraho. Ntabwo ari ibintu ubwo wipangiye, kubera ko urugo rupangwa n'Imana. Ndabashimiye.